ndibuka nanone muri leta mu government ya mbere twagize guhera 1994 hari ibintu byinshi bigeragezo byinshi ariko abari abagiye muri guverinoma icyo gihe sinzi hano bagomba kuba atari benshi cyane ariko barabizi bikajyamo n'amateka mabi yacu ya kera bikavanga n'amatwara mashya twasaga mbese twari nko gukirana n'indi uri hasi n'indi uri hejuru tukigaragura mu kabineti guhera kuri perezida icyo gihe kugera kuri minisitiri uwo ari we wese ndibuka rimwe hari inshuro nyinshi hari umuntu wigeze kuntera mu biro byanjye umuhungu wa Rukeba muramuzi cyangwa muramwumva arantera mu ofisi yanjye baraza bambwira ngo umuhungu wa Rukeba wari perezida wa runari cyangwa se wari muri runari sinzi niba ari perezida cyangwa yari ugomba kumubona rwose ntimumuzane kandi nta ntambara nshaka na Rukeba nimumwihutishe mumuzane intambara zo mfite zirahagije ntabwo nshaka kongeraho iya Rukeba baramuzana ajya hangera mu mateka arangije arambwira atari ati izi ngabo zawe uyobora atuzi ko ari izanjye ntabyo narinze ati ni ingabo zanjye noneho ajya mu mateka ya runara ajya mu shyirahamwe ntabwo nari kujya mbabarire amateka ya runara ntabwo nari nyazi ntabwo ati aba bose akambwira abantu bamwe akambwira base babo abana ariko twebwe narize ko turi Rwandese Patriotic Front iyi ikaba ari ame ikomoka ati se Rwandese Patriotic Front ituruka ikomoka mubwira amateka narinzi ya RPF ati abo bose uvuga nitwe pe ariko biba ibintu by'impaka ndende ntese ntoke reka nemere ko ari ingabo zawe tubigire turashaka iki ati ndashaka nyine ko runari igomba kubona umwanya wayo kubera ko mwakoresheje ingabo zayo nko kuvuga ati nanjye ndashaka umwanya hano wicaye abisubiramo hari n'umugabo wankoreraga icyo gihe wajyaga akora translation yitwaga ni Semaragiti Semaragiti naho ubwo ngo aza kundeba yabanje kuko nakoreraga ahantu hari muri Nyarugenge ngira ngo so ndi hejuru ku floor yo hejuru uwo Samaragiti aravuga ati ni ikimenyimenyi ati abantu bamwe bagukorera bose ati ni unari n'abantu banjye ntinkande ati witwa Samaragiti ugukorera hano ati
rero Samaragiti nawe ni bosi wanjye buriya uri bosi wanjye Samaragiti ariko ngeze aho ndamubwira ntuke reka nkorohereze urashaka iki amaze kumbwira ibyo ngibyo ndamubwira nti rero yewe niteguye kuguha ingabo zawe ukazitwara aho ushaka ndamubwira nti banza uhere kuri Samaragiti umutware ugende mujyana aho ushaka hanyuma n'abandi basirikare unyishyuza nabo uzanzanira amazina yabo nabo mbaguhe wajyana hari ikindi unshakaho ni nko kumbwira ati rega nawe ugomba kunyoboka ubwo byari intangiriro haza kuba ibindi birushijeho hanyuma ubwo mu nama mu kabineti abantu baza bagambanye sinabimenya n'iki ariko ninde wari uri mu kabineti icyo gihe waba ari hano kabineti ya mbere wari urimo na Karemera ngira ngo Karemera ari hano cyangwa ntawe nawe wari uri mu ya mbere ubwo barabyibuka baraza kunyongereraho ibyo ntaza kwibuka cyangwa ibyo ndi buvuge ku buryo butariho hanyuma tugeze mu kabineti naho abantu bagiye hari conspiracy inama abantu babanje kubishyira ku murongo ibyo biri bugende ubwo perezida yari twicaye bizimungu icyo gihe hagati iruhande mwicaye iburyo hakurikiyeho Twagiramungu hirya hariho Kanyarengwe then hakurikiyeho hirya Sendashonga ndabibuka kuko bari bakurikiranye mu kabineti harimo Twagankubito wabaye minisita wa justice ni Nkubito bityo ndabibuka ko bari bicaye bakurikiranye tugeze mu kabineti haza item kuri agenda ubundi twagezwagaho agenda turi buganire haza kuza ko hari dosiye izanwa na minisita wa interior Sendashonga dosiye iza kuba iya Rukeba na Runari ngenda bihorera kuko yari yangezeho namubwiye ibyo namubwiye ndicecekera kabineti irashyuha abantu babanza kuko Runari tugomba hari ibyayo tugomba kuyiha ariko ubwo plan yari ukuzana confusion muri cabinet ndetse no mu dehoro ubwo harimo abantu bavuga ariko ya RPF tuzayikira ariko buri gishobora kubisenya nuko twayishyiramo amacakubiri tukateranya abantu ubwo niyo yari plan so baravuga baraheranya Kanyarengwe atari ko nibyo ati nibyo ati dosiye ati ibintu biratunganya atarya ati seta ati tubwira ati bimeze bite yari afite fayiro arayifungura asoma ibintu mbese ukuntu bakwiye kuzanamo nabo bagashyiramo bakazana abantu muri leta bakagira Runari Kanyarengwe aramwakira Twagiramungu aramwakira nuko haza n'abandi Nkubito baramwakira hanyuma hari abahanyanyaje bagerageza kugira ibyo bavuga barakubitwa kweri
ngira ngo hari bihozagara leta sinzi ibyavuze baramwakira barakubita batereka ceceka hakurikiraho Karemera barahonda sinzi abandi bagize vuba batariko ibi bintu muzanye iki gihe batereka ariko batibe ubwo Bizimungu arashecetse perezida byatinze mbaza perezida ariko perezida uravuga iki intambara ziri hano mu kabineti abantu bahererekanya wowe urabitekereza ute ati nanjye nuko mbibona ndeba mpera kuri Kanyarengwe kandi ubwo yari umuyobozi mukuru wa RPF habaza ariko Kanyarengwe nawe hanyuma se Twagiramungu ubu Twagiramungu na Kanyarengwe na Kayibanda nimwe mugiye kurwana intambara z'abatutsi na Ronari iyo cynicism murazaniye icyaha ngaha why don't you just shut up ni mwebwe mugiye kuzana ibi ngibi mbaza president dukiranurega ntubu nawe se uremeranya nabo asa n'ucisha make ngira ngo abonye ndabona ariko Kanyari ni cynicism mu cabinet mwazanye you're just being cynical muri abantu ubu inzira turimo yo kuva muri aya mateka mabi no kugira ngo dutere mwadushubije inyuma imyaka yose na politike yayo ubu niho mwagiye twicare tubatega amatwi dukurikize ibyo muriho mutubwira ntabwo kandi muri abayobozi mwitwa ko muri abayobozi b'iki gihugu abantu babatezaho amaso ubu inzira mudutwaramo niyi ubu ariko bigeze aho ndababwira nti rero ubundi nta kibazo ngera cya to respect people I respect myself I respect people ndabona ariko ubu ngiye gukora ibintu bimwe bitasoundinga respectful kuko hari perezida yicaye hano abandi bayobozi bakuru mwicaye hano kabineti mwaho mwayigize ubusa mwadusaye muri politiki n'abantu yewe ntabwo nakwemera ko amaraso yamenetse y'abantu barwanye turahamba bishwe muri mateka mabi ntituranabamenya abanyarwanda barashize n'abarwanaga nabo abenshi babiguyemo twe turi aha ngaha twasagutse ku mahirwe tugiye kwicara aha mujyaho mutobange igihugu mutobange abantu mutobange niba mushaka indi ntambara you are going to fight it you cannot do it nababwira nisi ndababwira kuko yewe nari vice president icyo gihe nari umukuru w'ingabo nayo nkwiye no kuba nceceka mwumva ibyo perezida yemeje byaba byo bitaba byo ni perezida ariko icyo gihe kubera investment of flesh and blood and I cannot icyo gihe ntabwo hari abantu baba shy bagira bate when it comes to certain things there is no being shy nta soni
ngo birangirira aho, so ndababwira forget about it. Ariko urabona icyo navugaga ko cyo kugeraho sounding uba nkaho utubaha abantu cyangwa n'abakuru bakurenze, icyo navugaga ni uko nababwira ngo ntibishoboka. Kandi ubwo ndabivuga ndi vice president, hari perezida, ubundi bigaragara ko ngomba kuba ntarubashye inama cyangwa wari unyoboye icyo gihe. Ariko kubera ubuzima bw'igihugu bwacu bw'abakiriho, kubera ikibi cyagombaga guhinduka, aho ngaho nta kundi byagombaga kugenda. Na nyuma yaho byinshi nabwo niba bibuka, ubwo maze iminsi ndara amajoro ngenda igihugu cyose, nza kuva Karongi Kibuye muri 1996, 1995 ubwo twagiraga inama hariya muri ya nzu ya kera bayitaga iyihe, ahantu hari jari club, ariko imbere yaho hari iki 5 Juillet. Ubwo naje nazindutse, maze icyumweru ntarakandagira hano, ntaragera no mu rugo, turi mu ntambara z'abacengezi bava hakurya cyangwa bisha abantu bari hakurya y'amazi muri Kongo na hehe. Ndaza nkigeraho, ubwo nsanga hari kabineti muri icyo gitondo, ndagenda nyijyamo uko nakabaye, nayo imeze ngira ngo nayo ntaranakaraba. Nkimara kwicara, ubwo kabineti iraho iruzuye, abantu batangira gucana amarenga, bakagira batya bakavuga Seti Sendashonga atariko arabanza aravuga ngo ni Twagiramungu wabajije Sendashonga ngo natubwire amakuru mu gihugu ko hameze. Sendashonga arabivuga, arangije avuga noneho aho mvuye, ngira ngo niho hari niwaba hari, nabaga za Kibuye. Aratangira ati ingabo za Kagame, ingabo za RPF zamaze abantu za Kibuye. Kimbanze kugira ngo nabyumvise nabi, mbona n'abandi babigiyemo bari ndabaza Seti uvuze ngo iki? Ati amakuru, ati tubona abantu, ati naho ubwo ndiyo hari nahuye n'abaturage mvuga disikuru, nza kuvuga n'abantu bari hakurya muri Kongo, babwira nti abahungiye muri Kongo hakurya mureba bamaze abantu, ntibazagira ubwo bagaruka tubabaze impamvu bishe abantu uko babishe. Ibizaba bidashobotse bamwe tuzabasangayo. Ngira ngo rero mvuze ibyo nicyo cyavuyemo ko twamaze abantu. Ndavuga Seti Sendashonga, ubu reba ntabwo naraye ndyamye, nagendaga ijoro ryose ndirirwa nshakira igihugu umutekano. Ubu wampinduye umwicanyi, nijye mwicanyi? Mwabuze abicanyi, bugiye wampinduye umwicanyi? Murabyibuka Iyamuremye wari urimo,
ndashonga nabaye umwicanyi subiramo nka gatatu ariko ni byiza rimwe na rimwe kwigarura burya uzi icyanje mu mutwe ariko mwari mugiye kubigwamo mwese kandi mutabizi naratekereje abo bantu nze bose mbahambire mpere kuri aba ngaba ngende mbashyire ndakubwiza ukuri byanje mu mutwe mbonye bitari byiza bitashoboka mva mu kabineti ndigendera mvamo ngenda n'amaguru n'imodoka zanjye zisigaho ndataha ngo mbanze numve ariko ubwo bwose bagize ibyago kuko nari navuye aho nari maze iminsi nyine ngendeyo n'ivumbi n'iki maze nari nambaye na uniform nza mu kabineti imeze ngira ngo mbabwiye nabajije nk'inshuro eshanu seti mbwira ndi umwicanyi wo kurandeba ugasanga igihe iwanyu maze iminsi ndera ntaryama ntarya ntagira nagiye kwica abantu ubwo ni amateka ndagira ngo mbereke aho twagiye tuva n'ukuntu abantu bashobora guhitamo buri gihe iyo ufite icyo ushaka kuba cyo iyo ufite icyo ushaka kugeraho iyo ufite hari uburyo kandi muri buri wese afite ubushobozi afite uko yatanga umusanzu kugira ngo wa muryango wacu munini ari cyo gihugu abagituye ba nyiracyo bashobore kubaho neza naho ibindi by'amagambo njya numva iyo ubona abantu bamwe nkawe ariko ni byiza kureka aho tugeze icyo gihe wavuga utari ko bashobora kugira buryo bintu bikada ariko ubu aho tugeze nta cyatera umuntu uwo ari we wese ubwoba